wari umushinja cyaha utunshinja ahubwo nawe namusigarije kandi nawe ibyo binarabyanze ntabwo wansigariza erega umugore wawe si mubi ahubwo ni umujyanama w'ubuzima bwawe nawe uri gufata hari igihe abagabo rimwe ngo fashe umwanzuro ngo turagiye niba akubwiye ngo nunu ntwara natsinze ndagutesha agaciro kwa mabukwe kuki udashaka kumwuma yaba badayimoni bo muri iyi si Oganya dende yarashizemo bazima n'abadayimoni umva ngo ikintu gihari zakarande ziwabo zose zo kudashaka no kutubaka zose yazidushyizemo sabe cyo tuvugisha ko abarenga ituma mu Rwanda garuka mu kiganiro ntabwo uzi kushaka cyane umuntu bikagenda gutyo ndibaza ni turebe nibi bibaye none hano iyo bari mu rugo bimeze asi wa mugani iyo muri mu rugo biba bimeze biki cyane ntabwo mujya muganira kuri ngo no kuri ucenci oya iyo mugeze mu rugo nsofu mwamumezemo ariko akamubwira nohe ibintu by'uburiri by'umugabo n'umugore sibyo wari byo maze kutubwira se hano ntimukije mu bintu bya oya reka mbikwe nohe oya niba mu Rwanda kuri ya nta baravuga ngo ntazi mu rugo mu Rwanda na Joseph yanyweye inzoga bari muzima ariko yanyweye inzoga bari ameze bivuga akoreshwa n'inzoga iyo yaje yanyweye tinya Imana urahire imbere y'Imana angiye nawe wanyweye inzoga nyinshi none yanyweye inzoga koko ashabogira n'amahirwe yo kunywa mu gasira uziko twe umuntu aba yabuze amafaranga yo kunywa oya kunywa Joseph yanyweye Knowless eshatu cyane jewe nese nkubaze njyewe inzoga n'icyaha se nyoye nyese uramba urasubije je ntabwo nk'inzoga inzoga nk'ibinyobwa kuko inzoga ni izina riga ubunyobwa bubahinga se ibinyobwa ni bakwita ku gatoke uri profete narize kuba profete bivuze ko Yesu ageze mu kwebwe kana yahinduye amazi iki divayi no winzoga none se buretse gato oya vugisha ukuri buretse nkubaze kandi wari umukozi w'Imana none se wowe wa satani wowe uyo se wa satani nose abisilamu ntibasiye barya akabenzi mwubwira abantu babiri barya akabenzi hano harimo fisi nyamunini yego Esther nawe ni umwisilamu nawe agotumira akabenzi Esther erega kiriza yako kirazira akabenzi arakari ako koko nesho bonde nabonye ariko kandi niba basiramu barakariye nkureba karagaki ni bushete bafashe anga ni bushete bushete iza ku giti iza ku isaha akugira umuntu abwo Imana izabahana Imana none yakoze umushinga wo korora ingurube iwabo mu ruhango umwisilamu yorora ingurube yakoze urabizi neza nta n'ikintu ndoro none se cyari kintu nshaka kubaza kiriya kintu nawe ujya ukireka kuki buri kanyo Esther mushondanye utuvuga ngo ngiye kukuzimya ngo nakunde kuri chano ngo sibe korangira bahuye ambwira uzimamvu nowe uzimamvu uharara mu bantu bamuzi uri kumva nzovu uzara abagore bose indangamirwa zose yarongoye yazizanye kuri kamera nenda kuza uri kumva ngewe na n'Imana ashaka kugira ngo igaragaze ariko niwo wakugejeje niwo wakoze uzimamvu naka nkubwira Imana yamukorera uretse nkubwira kuko aba yaronguraga bose yabazanye kuri kamera yaraza kurongora ariko bo wowe utonze ariko mukamvugire yaraje aravuga ngo yaravuze ngo uyu namwanze namugize umustari urumva namugize umustari naramwanze sinshaka kuzongera kuryamana nawe waje no kugira umustari yanzanye nyambwira ngo nze nitirirwa umustari mbe n'umugore we nge nago naje kuko nakundaga nzovu nono kiri ukuri ko kuhande no nta nubwo uri umugore ngo none ndabivuze none nta nubwo uri umugore we okay ntagaruke iwanjye none wanzanye ngiki wawe iri jambo muryumve narebabwiye tugitangira kugira ngo ndababesha abanyarwandakazi uyu muntu ladies and gentlemen narababwiye mwumvire oya nukazaza kwigira guyimenyekanisha nkuko aje nanjye wana ejo kazana indi ndaya kuri mudasobwa bye bye mukoresha na kuri tuvugane nyine wowe yakuza wamuzanye umubesha yiyitirira umugore wawe abagore bose uzagera ibindaza se